ndaza ngushingira akabari ariko muzamufata mugende mutanga amafaranga hirya no hino mvuga ngo mwahaye zarise ngo bafite amafaranga akora keza Alice ndamubonye kabisa oya abakobwa b'i Kigali ndababonye pe ibaza ariko umuntu uri kumbwira ngo nasanze afite akabari nahageze gute nageraga mu kazi gute ko hari umunsi nirwaga ko ku munsi umwe nirwaga nkora amafaranga nta business wayahakana utayahakana ariko uzayemera baturanye babizi nibo bazadukiza guhamagara ko zabonetse icyo nzi cyo bizakemuka amafaranga yawe nzifite n'amafaranga 40 byonyine gusa wasanze afite ufate n'ibya kuri kuvugana bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasubiza kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu byo hanze mwese ndabasuhuje nshimira by'umwihariko wowe ukora subscribe ndetse ukandika na comment mu biganiro byacu dushyiraho umunsi ku wundi ndagushimira cyane reka nizere rero ko mumeze neza mwese aho muri uyu munsi ndi kumwe na Alice reka ubu byandi twariretse turi kumwe na Alice wera turi kumwe na Alice ubwo nimvuga Alice kuko ndumva ikiganiro cya mbere mwarakiriye mwaragisobanukiwe nimvuga Alice muramenye uwo ari we sinirwa nongera kubivuga kuko ririya twasanze ritari rye ahubwo hari irindi zina rafite mbere ubwo ndajya nkoresha rero iryo twamenye rishyashya kumwe na Alice ndetse izina ryawe Theoneste we twaraganira ubushize nari ngiye kuvuga ngo yatanze ikirego ariko ntago yatanze ikirego kuko ntago gitanze kuri polisi ahubwo yaje kutuganiriza ku kibazo yari afitanye na Alice cyabongira ngo uwakuri iki kiganiro yarakirebye uko byose byagenze yasabye ko namuza na Alice ariko nabikoze bari kumwe kugira ngo abashe kumwibwirira uko uriya ntago wabasha kubwira umuntu inkuru nka nyirayo rero namuhamagaye kugira ngo abashe kumwibariza nka nyiri ikibazo bafitanye kugira ngo amwisubirize bari kumwe si byo Alice kuva ryari gwitwa Alice Mabujanga rokeza rwose ngiye mbabari rumbwira onzi kuri hezina oya se nirwe ndivuga situkuzi ese ngo muvanye webiti ko mutanasuhuzanyije ntabwo mwari mukumburanye ndahase n'ikumba ariko keza rwose nawe n'umuti wamenye kese yakuvanye mwahuriye he muziranye kumwe buri cyangwa rero kuri buzo kamusubiza none waje mbona nsuza ntabwo mukumbuye nabire nkumbuye nde nabire yako keza rwose yakubwiye ko tuziranye se aho cyane rwose tuziranye ahantu tuziranye n'udusindishe dore izuba ryinshi shangiye birantunguye rwose birantunguye wo uziranye na Keza n'ubwa mbere umbonye mbese nyine ntabwo ubwo ubwa mbere oya sanzwe muzi ariko niba ko ntabwo ni na Keza ntabwo nzi ko muziranye ni byiza niba usanzwe umuzi natwe twaramumenye nyine ubwo wari uzi ko aho nagiye nzahwayo rero Alice uyu musore wawe yaratuganirije inkuru ngo umusore wande uyu mugabo oya okay ntago ari umugabo wawe uyu musore kamvuga umusore kuko ni umusore yaratuganirije kubw'ikibazo mwagiranye wowe nawe sinzi niba wenda arasa kugusobanura ko nyine ngira ngo usobanure impamvu turi kumwe nawe yarampamagaye ambwira kwifuza ko tuganira kubw'ikibazo yari afitanye nawe ariko kuko yabonaga ko tujya tuganira yifuza ko twakiganira nibwo buryo turi kumwe rero yakubwiye icyo kibazo niwe ukikubwira we kuko afite byinshi yifuza kukubwira kandi ukamusubiza oya ndumva atari ngombwa kugira ngo wakimbwa ngo wamamagaje ariko ntiwamamagaje ntago ari njye naguhamagaje niwe wifuje ko ariko waramamagaje ngo hari umuntu ngucaka ariko niwe wantumye urumva niwe nyiri ikibazo n'uzi n'uburyo akivugamo ukiyonga kari wowe ariko cyakora mana yanjye ikibazo cyaje kuri kamera ni ikibazo nyabaki ngiye kuguha ijambo rata Alice nguwo muri kumwe mbwire ibyo watubwiye ndumva ari byo wamwibariza nyir'ubwita akagusubiza kuko twebwe twavuye tuti nta uretse ko Alice ariwe mwaganira mukakemura ikibazo ko twe ntabwo twakijyamo mwebwe mutarabanza kukiganiraho nagira ngo nguwo umwanya umubaze dore nguyu ibyo bya bibazo byose wari ufite uko biri kose bifitiye ibisubizo anya n'uwawe yego murakoze ikintu cya mbere nabanza kuvuga ndabanza kugushimira wowe wongeye kumuzanaho Keza kuko mu by'ukuri nk'uko ubushize nabikubwiye ubwo mperuka hano
nakubwiye ko nagiranye ikibazo n'uyarise nongera ngo usaba ko nakwifuza ko wazamuzanaho banje kubigushimira ari ikibazo nagize uyu munsi wa none ndimo ndabona uri kundeba nkaho utananze ni ubwa mbere umbonye ariko ntabwo nagize impamvu yo kunakuzi ariko ubu ndashaka ikintu cyatumye numiriza hano kuri kamera ikintu cyatumye ngutumaho njye nigeze mbona Keza mugirana ibiganiro ko nari naranakubuze abizi dore wamburiye se nta telefone yanjye ugira nta telefone ngiye nari kandi urabizi aho uyiboneye se aho uyiboneye se kutigeze umamagara kugira ngo ujye kuyakwishyira hano kuri kamera yewe ndakubwira ko nta telefone nari mfite kandi urabizi urabizi ko ukuntu nafunzwe n'uburyo nagiyemo urakuzi ntiduherukana uza kunsura bwa mbere kwari kujya mu musure kangahe kwari kujya mu musure kangahe mbese wumvaga ko aho ngiye nzagwayo wumvaga nzagwayo ariko ntabyo nkubwiye ko wari kuzagwayo kuko nabyo nakwifurizaga ko uzwamo kuzagwayo ese ke wowe usibye ko wowe mwihutiye kumumagara no kuri kamera uzi ikibazo nawe narahuye nacyo icyo tugira ngo tumenye kubera ko hari ibyo yatubwiye turifuza kumenya nawe ku giti cyawe ibyo avuga ni ukuri cyangwa se ese ukuri muri kuvuga ni ukuri natazi ibyo dushaka kumenya okay urumva we hari ibyo yatubwiye ariko twanze kubyemera nawe nyir'ubwite tutaramenya niba ari byo hari yengeze amahirwe wenda uyu munsi mbashije kongera kubonana nawe urabizi duherukana uza kunsura kuri gereza kuva icyo gihe wagenda ntiwongeye kugaruka aho mfunguriwe mbese wapfuye kumva ko nafunzwe aho mfunguriwe naraje nsanga mwe twakoreraga ntukihaba rero nibwo nabonye wakoranye ikiganiro na Keza nifuza kugira ngo ngenze nzongere mbonane nawe umbwire uko byagenze ariko ko bagiye kumfunga dufitanye akabari naga ngo ese ibintu ndi kuvuga ntabwo ari ikinyarwanda ntabwo uri kubyumva ngo agaki kagira inkuru hari ibintu uri kuvuga ntabwo uri kubyumva isabwo soko kabari ko dufitanye n'akahe noneho kugaragaza ko usanzwe nzi ukaba uri kumbwira ko atari ubwa mbere umbonye tuziranye gute akabari kari gahari akabari none se akabari bo yazaga nk'umukiriye wanjye njye ko dufitanye akabari reka ndavugisha ukuri cyazaga nk'umukiriye wanjye reka abakobwa b'i Kigali umukiriye wanjye cyakora ndababonye kwera njyewe Keza uko niko kuri yazaga nk'umukiriye simenya ko nakabari ko nari mfite nari nkafite karakanjye karakaye wenyine se karakanjye nyine ninde wakagushingiye niwe wakishingiye cyane igihe wakagushingiye none se kaba ko wanshingiye nkaba ndi kuvuga ko arakanjye reka tureke gutiriza ibintu kuko hari ibintu byinshi turi buganire tubwizanye yewe bumva numiwe pe uvuze ko kabari karakawe ya karakawe cyane rwose ubunize ko warubanjije kuvuga ko nta kabari kari gahari nikomeza ukavuga ko nta kari gahari ujya kavuga ati kabari karakanjye njyewe amafaranga nayakuye ahantu mushinga kabari kacu mfunzwa akazi gerega byose narabibasobanuriye usa nkaho uri kubihamiriza ukabura akazi kari gahari nta kintu ntababwiye nta kintu ntababwiye nari mfite akabari ariko nakajye ntagaraka kawe kanjye ubuse ntihaza abantu bahamya ko abagabo uzabazane abagabo uzabazane nzazana abagabo uzazane abagabo ngo reka nibarize ndabona mwebwe mwanze kuvuga uyu musore yatubwiye ko amafaranga yashinze muri ako kabari ari ibyo yagurishije byari biri mu cyari wabi Musanze ngo yego ye agurishije ingurube zanjye ngurisha amahene ndaza ngo ushingira akabari byarisi shari nkurikije ibintu uri kunyereka uyu munsi ntabwo narinzi ko ari nawe ntabwo narinzi ko wamakanira gutya ari urumva twife turifuza kugira ngo tubunge ubumwe n'andi ariko kandi tubunge ariko munakemura ikibazo mufitanye hari kuri kuvuga ngo muri kwizikamira cyane ni iki ni ikibazo yatugejejeho uyu
ese numwe ngo ngewe muri ikibazo ngewe nagejeje kuri Keza ngewe urabizi twari inshuti twarakunda reka mwibare ko mwakundanye twari tuziranye ntago twakundanye twari tuziranye gusa ntago twigeze dukunda ese ingingo nyamukuru undi ufite ni ikibazo cya mbere mfite cyatumye nzana no kuri kamera ngewe ikibazo cya mbere mfite ni ukuba narafunzwe nkagusigira akabari kanjye warangiza wakumva ngo ndafunzwe naza nkasanga akabari karafunze ubu tuvugana sinzi niyuba sinzi aho ku kabari kanjye wakimuriye mbese hanini igihe nashaka kumenya ukabari kuvuga n'undi washyize imanga yashyize imanga isa amafaranga arimo hariya hari inzoga n'imwe tutari dufite hari inzoga ya burarirwa n'imwe tutari dufite amarikeri yose sinari umuranse samuzamura umuntu maze gutera imbere muzamara gumva umuntu maze gutera imbere ngo n'ufaranga bwanyu noneho nta mafaranga yari arimo yahese kari akabari hari inzoga n'imwe tutari dufite ariko se amafaranga yo kuvuga yose yari mukore n'ayawera abakobwa barahinduka reka dusuppose ko wampaye ayo mafaranga yende reka njye ko ngo wayampaye isi washyize mangaye kari niba wibuka neza njye kari akabari njye yaje asanga nkafite naje asanga ugafite waje usanga nkafite wowe wari ugafite nari ngafite waje usanga nkafite kari tuvugisha ukuri ngiye naje usanga ufite akabari cyangwa ngiye nafashe ibyanjye nari mfite mu cyaro ndabigurisha ndaza ngushingira akabari ariko muzamufata mugende mutanga amafaranga hirya no hino mva ngo mwahaye zarise ngo bafite amafaranga akora Keza Arise ndamubonye kabisa oya abakobwa b'i Kigali ndababonye pe ibaza ariko umuntu uri kumbwira ngo nasanze afite akabari ngiye ayo mafaranga warayampaye ngenzi ko nge nayakugujije ntabwo ugize ngo nshinga akabari k'amafaranga yawe ako se mbwira amafaranga ubundi wambaye nazo gusubiza bura amafaranga bwawe wigo wiratana ni bunga ngo mugusubiza ahubwo se umubare wayo urayazi umubare wawe ngiye ko nazanye amafaranga tukarangura nkemera ko ari nkabikora nk'umuntu ndi mvuga ngo Arisa ngewe yaraje yasanga afite akabari kanjye ngiye mukuza yasanga nk'umukire wanjye dore nyine turamenyera gutyo bisanzwe bikumva ariko wo kuza kumenya ngo amafaranga akabari kose nake kahese kaye amafaranga yaye ariko ari wavugishije ukuri koko Keza ari ikintu aragutwara tumenyana bwa mbere ntago twamenyaniye none se undi wanzanye no kuri kamera kugira ngo bigende tumenyana bwa mbere ntago twamenyaniye mu gipangu twabanaga kugira ngo bigende gute kugira ngo ibyanjye nsubizwe ibyanjye none se tuye kumenya twamenyaniye kuri kamera none se mu gihe ari byo wifuje kuko ni naho nabashije kukubonera nge naherutse nge mbona numva Keza amazi misama amagara nifite akazi kenshi nibazo ese ubundi we mafaranga none se ko nagize amahirwe wenda nkabona nimero ya Keza kugira ngo yongera mpuze nawe iyo ntayibona ubundi nari kuzakubona nge nashakaga kugira ngo nongere nkubone urumva naraje aho twabaga nsanga n'ikihabo ese ubundi ko dura kuri kamera twebwe ko bigenda kose ariko nibidakemukira hano twanakwiyambaza ubuyobozi ntabwo nge nigeze mpura nawe kuri kamera dufite kundi twahuye nge nawe nubwo bufaranga ariko muzaga ambwira ni ubufaranga se bunga ufaranga utageze no ku 30 cyangwa 40 ako kubaka ni 30 bishinga akabari ose ingurube imwe igura ngaha genda n'imfite ingurube imwe byara bitanu n'ibyara ukamwe ukazana inshuti zawe ukavangura yampaye nuko se nukayo nanyweraga niyo yashinze akabari ako se n'uwanshigiye kakwe wasa wasa nkafite kawe se nese wasa n'amafaranga ngiye mfite amafaranga zero ngine mbwira wasa n'amafaranga ngiye mfite yanjye yahise ko twamenyaniye ahantu mu gipangu kimwe aho nakodeshaga kariho nagusanze hari akazi wagiraga sinawe nakazi mfite wenda ko twakundanye ukandusha ubwenge wenda ukanjyana mu bintu byo kugushingira business none kuba ari bwo nkubonye wayinshingiye ngibyanye sanye ntabyo ngiye mfite ku bwanjye nabyo ntacyo nari mfite wari ufite iki ese gihamwe n'undi hamwe ko ayo mafaranga wayamaye niyihe noneho rero nimba ushatse kugira ngo tuzanemo na gihamya turabaza abaturanyi bose twabaza na ba mamarandiri na ba kazungu bose kugira ngo baze noneho bavuge niba nta kabari nge nawe bazazi agiye kubihaka reka tuzabatange ko abagabo noneho nibavuga ko nta kabari nge nagushingiye nzemera wirire yego nari nzi ko turi kuganire bikaba byabasha koroshya ikibazo ntago bikemukira harega n'ubundi ko jewe nibitanakemuka natanyemerera ibyanjye jewe turakizwa n'ubuyobozi amafaranga wamande n'amafaranga wampaye uyu uragira ati mvuye muri gereza nge nta mafaranga mfite nta kintu mfite nasite business nzi ko shere wanje
azabasha kuyicunga nkaza nkagira icyo mbona ariko ntacyo ndi kubona ndi kubaho n'abakane nari mfite akazi nawe ukagira utakabari karakanjye muri make nkawe nkarisi tubwire wenda ibi yatubwiye wenda reka dufite ko yatubeshye we tubwire inkuru yawe we nawe uko byagenze kugira ngo twumve ko yatubeshye wenda ari wowe uri kuvugisha ukuri tubwize uko ako kabari ko wagashinze uko mwahuye ndetse no kugeza uyu munsi n'impamvu katagihari kugira ngo twumve ukuri kwawe nawe ataba yaranatubeshye urabyemera simakana uno namuzi ndamuzi ese kudushaka no kuvuga izina ndumva atari na ngombwa ariko numva ariko ukuntu abavuga ngo ariko numva atari na ngombwa kuvuga izina rye numva yarabibwiye bihagije ubu ibyasheri byavuyeho hajeho uno kuko yarinze uno se ni kuzana kuri kamera afite impamvu byose ni akababaro uba waranteye njyewe simaka nawe ko ntaziranye nawe twaramenyanye ibyo yabwiye ko twamenye turi mu gipangu kimwe yaraje gukodesha niho mu rugo njye niho mu rugo aza kuza kumenyana sinzi agakiganiro nako simbizi kuko ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane aho twaje kuza kumenyanira nza kuza kumenyana nawe nanjye ubu ngo business nagiye gushinga business yanjye ubwo ni ya mafaranga yanjye nyine yagiye gushingamo business se n'ubyumva ntabwo mekanya ko twamenye ko namenye nawe iyo business nayishinze tuziranye simbihakana ariko ayo mafaranga ari kuvuga ayo mafaranga twamenye ifite amafaranga yanjye nawe simaka nenda ko hari yangurije ngera nguje ariko namwe dufatanya akabari nawe se njye narakugurije cyangwa nagushingiye business amafaranga ngahe se ubu tujye kubara garura ongera ufungura akabaraho nari naragafunguye tubare none se ko naje ngasanga none se kaba kagihari gute nkaba naje hano ibi byose kuza hano kari akababaro nakababaro nanjye nahuye ibibazo se bimeze bite nawe baragufunze cyane wasanga baramfunze biruta ibyo wanafunze wese kuzi icyo bamfungiye we bagufungiye oya akabari umva ngo nawe ari tubwire nta kibazo ko karahombye mva keza nawe ubwo se karahombye cya yarakimuye ko naho twabaga nasanze atakihaba abo ngabo wigeze bakubwira akabari wagiye waragiye aho twari turi bigeze bakubwira akabari nakahavanye none se ko jewe kandi naraje nkasanga hafunze none se nako ugeze ubaza amakuru baza se nari ntabwo nyine ngo kakirimo wabasha amakuru ko nakirimo jewe nabajije n'abaturanyi nabajije nabari abajumo ngo twari duturanye barambwira ngo ntago ukihaba yego baranyibye baranyibye bakwibye gute naratashye ubwo nari maze iminsi ndwaye ntashye mara iminsi 3 nakora sanga ibintu byose n'amafrigo ibintu byose barabijyanye nta n'ikintu na kimwe nasabuye akora umva ubusambo bw'uyu mukobwa urumva ibyo bintu bibaho baraje bapakurura akabari bazana imodoka hakuze ukuntu akabari kangana ibikureti byonyine gusa batwaye byonyine zose barabyikoreye ibintu byonyine gusa nasanzemo ni ibikureti niba ari ibikureti ushaka usaze nzabikwereka ibikureti se nzabemaze iki akurumva ukuntu uyu mukobwa wababeshye urambwira ngo umuntu waje agapakurura akabari kose se yaraje aragapakurura yazanye imodoka atwara amavide gusa ibikureti arabisiga byose barabyibye na nyirinzu kugera n'isaha hari amafaranga natari nakamuhereza kuko nemaze iminsi ndwaye nenda kumwishyura anisa ntago ndamwishyura ese muri niki cyatumye utamwishyura kandi jewe njya gufungwa umusika inzoga zose nari naranguye zose zihari ese urangura utakabari karaka waranguye wumva ubaramukanye icyonzi cyari wabyemera utabyemera turaza gukizwa n'ubuyobozi nta kibazo aho wanzaniye kuri kamera n'ubuyobozi uzabuzana n'ubuyobozi nzabuzana ariko utanyishyura ibyanjye ntabwo bizakunda nta byawe nzifite undi se kere ko nkubaza byari icyo nshaka kwibariza ushyize ko numvise umbwira ngo yitwa ngo mama Gaera ugiye namenye nawe ugeze ukimbaza ikibazo hanyuma se ko utabimbwiye ngiye n'ubuzima bwanjye bwose ni wari ubuze urumva nari kukubwira ngo iki n'iki ngiki wese wabaza ikibazo utazi ko gihari wajya kubaza umuntu ngo ngiye nabayinjije nkubwira iki shari ntabwo narize kare wamara ibingi umwana akunze kuza kuntu bonaga ari uwande
shari ko wambwiraga ko ari umuvandimwe waje kugusura se wambwiraga ko ari uwawe reka mwibarize ubundi kubona uyu mutipe wamuciye amazi cyane nkaho nta kintu cyabaye hagati yanyu si hagati batwe ese ri gutandukanya ubushuti utandukanye no kumenyana njye namenyane nawe ntabwo mwabaye inshuti namenyanye nawe ntabwo twigeze dukundana namenyanye nawe gahoro gahoro nyine kwa kundi nyine utashatse kugira ngo umuntu mwereke ko mutari kumwe ariko njye ndamuzi namenyanye nawe hari ikintu ushaka kumenya kirenze icyo ngicyo se none uyu munsi hakanye ko tutigeze tunakunda ntabwo kuzana twigeze ibintu byo tubisha kuri kamera ngo umwana ibyo kuzana kuri kamera ibyo ni igiti cyanjye ku bwanjye bindeba ntabwo bikureba winzanira ubuzima bwanjye muri kamera ariko hari impamvu hari igihe we kuba ndi kukubaza ibyo byose urumva nk'ubu uyu munsi nibwo menye ko uri umumama njye ntabyo narinzi mbese ko utari warabimbwiye nabikubwiye nabyo ese azi ko ari gutereta umukobwa hano uyu munsi nibwo mbimenye pe uko umenyera ubikoraho iki kose wabyemera utabyemera ahangaha nibiva ahangaha bizajya no mu buyobozi kandi bizakemuka ubu tuvugana kuko bizinesi yanjye nagushingiye urimo urayihaka amafaranga yanjye nturi kuyemera hasigaye amakesi ibimenyetso n'ubishaka tuzabizana abaturanyi se ntibahari bajemo ngo bahoraga mu kabari baje kundeba se b'abaturanyi bazana nk'abakiriya nibavuga ko bari bazi ko ndi umukiriya akabari katari akanjye nsemera nzaba nsinze rega abantu benshi bazi ko kabari kari akanjye ubufaranga ariko urabushakira iki ko nta akabari ko wakimuye kazane tukabari ubu se namenya ngo nangaye yari arimo ko nazanaga nkamenamo uzerekana ahantu akabari kari ntacyo nyine urajya kuhanyereka tuyabare ukuremo ayawe nanjye mpa yanjye ntabwo ari byo rero amafaranga ye abaturanyi se nibaza bakabyemeza amafaranga ye nyine abaturanyi nibaza bakabyemeza bazabyemeza nyine wowe uzazana imisozi n'abo baturanyi wese ikintu cya mbere tuzakizwa n'ubuyobozi nyine ikintu cya mbere gitsinda ni ibimenyetso nuzana ibimenyetso nzatsindwa nzagusuzuma amafaranga bwawe uri kuvuga icyo nzi cyo uzayampa pe nubwo bugeze ntabwo bugeze kuri burenze 40 na nkufite ariko 40 bishinga akabari mw'abantu 40 bitanakodesha inzu ngo nayanywera guhaza ngo none ngo hari harimo 40,000 buriya kwemera ikintu no koroshya ikibazo byaba byiza urumva hagati yanyu buri wese ari kwirengera igiti ntawe uri kwemera ati ikintu nanagikoze cyangwa se nagikoze mwese muri kumwe iyo bigenze gutya bizatuma mujya kuregana nta kibazo oya n'ubundi tuzakizwa n'ubuyobozi musagize ngo ubundi bizarangirira ahangaha tuzakizwa n'ubuyobozi pe kuko ntabwo byarangirira amafaranga njye mfite ndi kumva njye nafite amafaranga arenze 10,000 ibihumbi ingahe uri kwemera 40 ingahe nagarenze 30 nagarenze 40 hako kandi ubwo nabwo miliyoni zanjye natakaje hari uzi uko zingana ngo ngahe wasanze niyo amafaranga njye mfite wari ufite ayaheze cyakora wari ufite ayahe wari ufite ayahe cyengwe kishingiye business nkukoreye buri kimwe cyose umaze kurya urahaze urengejeho kujya kungurishiriza akaba ahubwo wowe ikintu wakoze wumvaga ko kuba ngiye hariya hari nzagoye nazagaruka cyakora nta nimuwe mugira kweri nta nimuwe mugira pe ukuntu twari tubanye ntabwo nari nzi ko ari wankora ibi ngibi ntabwo rwose byabaye ari ibintu bitazampira ngo miliyoni yego za miliyoni we gusa ingurube ibyara ibyana 12 ari imwe igura ngahe byose niyo kugeza ngo ubigurishe ngo ugende ugurisha ibyawe cyabyihorera none se ntabwo ari wowe wambwiye ngo genda ugurishe ngo uze dushinge business ibyo byose sinabikoreshejwe n'urukundo none ubu ntumpindutse warakoze ko nkunda rukundo ariko ntacyo ibyo reka tubireke icyo nzi nuko tuzakizwa n'ubuyobozi kandi ibyanjye nzabibona uzabibona kanemere mbe mbayeho nabi mbona wowe umeze neza ariko ntacyo ntaribi ariko uzayamata nta kibazo ubwo buyobozi nabwo buzaza kandi muzatangamo n'amafaranga
nta kibazo ubuyobozi buzaze nyine nibyo yifuje buzaze nibyo buzaze bunyereke yifuje reka bizakemukire mu buyobozi uri kuvuga ngo ibya nta kibazo uri kuvuga ngo nakuzanye imbere ya kamera no muri gereza uzajya nta kibazo uzaza bimenyetso aho twaranguriye buri hamwe hose uzazane n'abagabo nge nzabyemera yaba utaragashenye n'amafagitire yawe nagiye ndangurira yari kuba agihari uzabiza ariko kubera wakimuye se byose nta hari icyo wasigaje mu nzu sinasanze hose warakoze rukundo naho ibyo by'ibimenyetso yego warakoze byisi ngo rukundo yego rukundo warakoze kunshingira ndarubonye sha ndarubonye warakoze kunshingira akabari mama yego urakoze ariko umwereka ko umukunze uramushukashuka ibintu ariko se ke ko numva njye nakubwiye ko utandukanye urukundo utandukanye n'ubushuti uri kumva izi mpamvu uri kumeza gutsikamira atarahari dukundana twarakundana ese none wanzanye kuri kamera keza none mwari muzewe yanzanye kuri kamera keza rega niwe wongeye gutuma nongera kukubona niwe wongeye gutuma nkubona azatubona nayo mafaranga yawe azatubona nayo mafaranga yawe uri kuvuga amafaranga y'icyo nzi cyo abaturanyi bazi byinshi abaturanyi none so yahamagaye se wakoze kuduhuza icyo nzi cyo yakurakarira atakurakarira amafaranga yanjye yo nzayabona kuraje wibirakariramo tuzakizwa n'ubuyobozi yewe nari umutima ndwaye icyo nzi cyo nibagufungana byose uzabyemera nta kibazo ubwo bufaranga uri kwivugishwa ngo ni 40 ngo niyo wemera nandi uzayemera nta kibazo ngo ni 40 se ashinga akabari njye nakubwiye ngo ntago ari wanshingiye akabari wasanze nkafite uri kumva nyine abaturanyi nibo bazadukiza bazadukiza nyine nuko yazaga kekewe n'ahantu ugiye gutemberera ngo wasanga abantu ngo yene ngo umuntu ngo yene nk'umukobwa yene undi ari kuri kontwari basanga bari gusabana ngo byari bimeze sima namenyanye nawe kera ndabyemera njye no gushinga business nawe ndabizi ko nawe namugishije n'inama kwanza namugishije n'inama iyo nama se nari kunyishyuza iyo nawe kunyishyuza yangiriye nuko se niba nari umukiriya usanzwe ko nk'abaturanyi akenshi bazi ko akenshi iyo utabaguhari ari nge wabaga uri ku kazi nahageze gute nageraga mu kazi gute ko hari umunsi nirwaga ko ku munsi umwe nirwaga nkora wayahakana utayahakana ariko uzayemera kandi uzayansubiza uyu uramuzi nanjye mumenye uyu munsi uza miliyoni ibaze miliyoni ariko sharwana ariko urabona ameze nk'umuntu w'umushonje yafashe business yanjye ayimurira ahandi uzabaze iyo business nimwe uzazihaza icyo nzi ese namenye nawe nagize kumva ko ufite akabari none se erega ke utakora akabari yakora n'ibindi yewe wenda yashinze na butike cyangwa yashinze n'ibindi akora ni ngombwa gucuruza akabari se we byose nzabimenya n'ubundi wese uyu munsi wari uzi ko uransanga hano sutunguwe na keza twabaye inshuti ntabwo twakundanye nawe hari ikintu ushaka kumenya hagati aho ngaho hari ikintu ushaka kumenya aho ngaho nabyumvise pe uranyiyeretse bihagije hari icyo udakoze se buryo twari twapanga kubana ariko wowe ninzeye ko uzi ndi umuntu nizeye ko nzanye nawe njye ndi umumama none ikindi ushaka kurenzaho n'ikijya gato hanyuma se njye kutari warambwiye ko uri umuntu iyo ubimbwira nkabimenya ko n'ubundi nagukundaga nawe unkunda yego rukundo cyakora ke agahinda ntikica kabisa komeza unkunde rukundo ariko icyo nzi cyo bizakemuka pe bizakemuka wabyemera utabyemera
ubuzima bwanjye n'umwana wanjye n'umugabo wanjye reka dufite ubuzima bwiza Reka. sinzi impamvu aho gushaka kugira ngo tuva cyangwa ushatse kugira ngo nzajye kwikamera njye gushwana n'umugabo wanjye njye wifuje oya ntago mbashwanisha kuko no muri sinari ushaka kugira ngo unsenyerere ye ntago mbashwanisha kuko no muri sinari nzi ko n'umundi mufite ariko nawe abimenye ko ari waramutsimbye ko ufite umugabo ahubwo ikintu kintangaje no kunzanye no kuri kamera oya numvaga bikwiriwe pe ukuri urakubonye muri uganiriye mu hari cyubonye yego kebarega nibi ngibi ari kunyereka sinari nzi ko yabi ntago nari nzi ko yatinyuka kunyihakana gute se wese unkuyika gute bitewe n'urukundo nari nzi twari dufitanye yego ntago nari nzi ko wampinduka gutya kagira ntago nari mbizi pe urabibonye ko nanjye iyo nza kuba nzi ko uri umuntu wandyarya gutya ntago mba naratinyutse gufata ibyanjye byose ngo mbigutakaze warakoze kubizana cyo nawe warakoze ibyo wazanyuza nabibona kubibona bwo nzabibona none sikumva kumenshi kutsikamira ngo yarabizanye byazanye azabibona oya kubibona bwo nzabibona Uzabibona. bizatinda ariko nzabibona kuko nibitanakunda nicyo ubuyobozi buberaho ubucuti bwanyu naho burangiriye ko mbona wagira ngo muri kuburangiza njyewe narinzi ko kuganira ese ko numva ngo afite umugabo n'umwana nge nkaba ntabyo narinzi kuganira kwanyu muri bwiyunge ku bibazo mwagiranye ibyo ari byo byose ariko ndi kubona biri kuba bibi urumva ntimushaka kumvikana wenda amafaranga niba yaranariwe uvuga uti amafaranga yawe yaraye cyangwa yanjye yaraya tubirangize n'umuntu wambereye igisambo yakagombye kureka tukabikemura njye nawe n'umugabo we n'umwana ntibabire nta mafaranga yawe mfite hari ikintu ushaka kumenya kandi watangiye wemera ko za miliyoni yeguye za miliyoni ivugeresha nta mabuye ipfa nawe nicyo ngicyo nawe mbikubwira ni ukunshinza ibintu utazi ko ari nabyo uri kumva ko bizamenyekana yego ko miliyoni bizamenyekana. yego miliyoni we yego miliyoni we abaturanyi babizi n'abahageze ntiyagomagaye kuri kamera se ubundi abaturanyi babizi nibo bazadukiza guhamagara ko zabonetse icyo nzi cyo bizakemuka amafaranga yawe nzi mfite n'amafaranga 40 byonyine gusa wasanze mfite ahe ufate n'ibyawe uri kuvugana siyo wamubonye cyakora abakobwa b'i Kigali ndababonye koko tambeshye mama reka ubona n'ubwo agiye reka mvuge mama Gayere nuko muziranye nuko nyine mwari mubanye ngewe ibi nibwo abinyeretse pe kuko ntago narimo uriya mutima yerekanye none se ikibazo mfite karimo kuhakana ibintu byose watubwiye ariko ibaza umuntu ibyo ari kuvuga nibyo ubundi se ntiyatangiye anyihakana ubundi ntiyatangiye yihakana ko ibyo bintu nta kintu abiziho none ubu bakakanya ntiyemeye 40,000 ibindi azabyemera none se ngewe icyambere abaturanyi bose barabizi hari abakiriya benshi b'abaturanyi bajyaga baza mu kabari dusanzwe tuziranye barabizi neza ko akabari kari akanjye birari kwivugishwa kuriya nitugera mu buyobozi bwawe azabyemera reka dusoreze hano